ariko ugomba I always gukubita wanted Haduyi. kuganira n'umuntu warwanye urugamba rwo kubohora igihugu. Iki kibazo nakoje nkibaza igihe kirekire. ariko abakomanda benshi nibo Ntabwo ari babaga cyo bafite kiganiro, ariko amakuru. nkamwe mwari muri kuri tere mwabonye mute noneho ku rugamba rwahindutse bitakiri kurwana na Haduyi byabaye jenoside. Haduyi iyo mwamukubitaga mwasangaga yishe abaturage civilians, abacitse ku icumu bakaguha amakuru ko bariho barica abatutsi. Ba bantu twarwanaga noneho bariho barica civilians. Ubundi reka nkubwire muri mind y'umusirikare, kubona wishe umusivili it's like the lowest point of humanity you can ever have. Ubu uri inyana yimbwa nuko ntabwo nicyo kintu gitumva, kuko umusivili mu gisirikare bamufata nk'umunyantege nke, nk'umuntu uraho. Wagera hano ngo bamwe tutaragera ahantu bica aho bisha abasivili, ugasanga iyo bataliyani muje guhereza umusada iri ahantu hari abasivili benshi bishwe. Beautiful women, men, young kids barabatuye cyane. Abagore bo bateye ibyuma, abo bafogoshemo, abo batwite, abo bateye ibisogo mu kanwa. Jesus! Nibwo twatangiye kubona Haduyi ntabwo akiri umusirikare. Ibindi biri mbese ntabwo tuzi ukuntu tubyifatamo. The command irahinduka, ibintu tutangira kubaza, who are we fighting? Are we fighting human beings cyangwa dogs? Abantu benshi buriya ishyaka iyo rigeze ku butegetsi biragoye cyane kwemeza ko rigomba rigifite icyo twita mu giswahili wazalendo. Burya wazalendo ni izina ryiza cyane. Wazalendo ni ugukunda igihugu ariko no gufatanya. Na ya kamaradare. Ubu urubanza Haduyi hajemo ufite imbunda, hajemo ufite imihoro, hajemo ufite nta mungano y'umwanzi. Nta mungano y'umwanzi cyabaga ari igiti babaje bakagisigira igipfundo kinini, icyo gipfundo bakagishyiramo isumari, bakajya bagikubita umusivili w'umututsi mu mutwe bakabica. Haduyi abaye ufite imbunda, ufite imipanga, ufite nta mungano, none ufite n'imbwa zirya abantu. Wagera ahantu aho mwirukanye Haduyi ukabona abantu bapfukumbutse mu masaka, baje bafite imihoro bashaka gutema mwewe mufite imbunda. Si umusivili na murasa gute, ariko ukabona atemye umusirikare. Ubwo uyu nawe yabaye Haduyi. Ibintu bitumvika, ariko twabibonyemo kare bw'ahantu hamwe zo mu Mutara na Zabyumba, aho wabonaga Haduyi afata abasivili akabashyira imbere bafite imipanga n'imihoro n'inuza, akabagira like human shield. Ukavuga uti yenda izi ni tactique z'igisirikare cy'ubuvuga, ariko kameme ntabwo bakwica abaturage, barabikingira kubera ubwoba, ubwoba, ariko ntabwo bakwica. Ukumva ngo mu mishyikirano ngo bagosora yavuze ko agiye gutegura imperuka. Imperuka, what does that even mean? Gutese umuntu uri yategura imperuka. Ni amakuru na make yo kuva kuba zirara mu basivili bakarimbura. Hari ibikomeye mwanyuzemo mu binyuranamo mwese abanyapolitike ndetse n'abasivili uko mwatangiye, hari n'abandi bajoyininze nyuma baraza, ariko bajoyininga movement, ariko twabonye ama dispute internally muri RPF. Ni gute abantu banyura mu bintu nk'ibyo ngibyo bagera muri comfort hakaza ama dispute? Nuko muri comfort abantu baba batangiye kwirebaho inyungu zabo, aho ngaho nibwo baba batangiye gushaka gukomera, gushaka gukira, kubaka iyi nzu, akumva yashyiraho pisine no hejuru mu kirere cyayo, akaba boss, akabona abayisikoti, akajya agera ahantu agakanga. Inyungu zaje no kwirebaho. Icyo gihe rero ibi bibazo biba byavukiye. Niba usanga bakadukumva ngo bashwanye, kumva
bamwe ngo bavuye mu cyama, abandi ngo babaye haduyi. ibigarasha umugani wawe. Ibigarasha, ngo niba ari ibigarasha, niba that's how I saw it. Ukabona ko ni abasirikare birase mu magana n'amagana y'abasivili, amaraso yari yaratemba, babaruze n'ibirunga. That was so scary. It is. Tubyihorere dukomeze ibindi. Yego, amahoro y'Imana bari nango bakunze ba One Nation Radio, radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano nanone kuri Ezra Boutique Hotel, turi kumwe na Bob Mugabe. Bob Mugabe, uraho neza, urakomeye? Uramahoro? Ndaho nk'ibisanzwe. Nanjye ndabahoro. Ndumva jewe nta kibazo, reka just kidasanzwe. Ya economy itaturyoheye, ariko tugomba kuba turenzaho. And yet we smile kandi. Cyane. Kandi nabyo biba bikenewe. Muga, natangiye ngushimira, wakoze kuba wemeye kuganira natwe uyu munsi. Ndashaka ko ndifuza ko tukaganira ku ngingo zitandukanye. Ahanini dukunze kuganira ku mateka y'u Rwanda, kuko n'u Rwanda rwacu kandi tugomba ruganiraho mu buryo bwose bushoboka. Hari n'ibintu abantu batazi baba bakeneye kumenya, hari n'ibyo bazi ariko badasesenguriwe, biba bikenewe wenda gushyirwaho urumuri kugira ngo abantu babyumve mu bundi buryo. Hari u Rwanda dufite uyu munsi, hari uko rwahoze, hari uko ruri, hari n'aho rugana, ariko ni byinshi byakozwe kugira ngo rubere uku nguku, yaba mu buryo bwiza cyangwa ubwo abandi babasobanura mu bundi buryo, cyangwa ibindi bitandukanye. Hari mu minsi ishize nibwo retired Colonel Joseph Karemera yasezeweho bwa nyuma n'umuryango we mu buryo bw'icyubahiro cyo hejuru cyane. Icyo gihe n'umukuru w'igihugu yarahari, aramushimira cyane, kuko ari mu ba minisitiri ba mbere bari mu Rwanda bagiyeho kuri leta y'ubumwe ijyaho, ashinzwe ubuzima, nyuma aza kuyobora uburezi. Ariko ntabwo tureba profile ye, nta nubwo turi bumugarukaho cyane. Tugendera ku cyo umukuru w'igihugu yavuze, yagarutse ku bigwi bye, aranamushimira cyane. Aravuga ati twari kumwe mu rugendo rugoye rukomeye rwo kubohora igihugu, ariko hari abagerageje kumuhindura ariko ntiyabakundira mu buhe buryo. Ubundi RPF, maze iminsi nganira na bamwe mu bayobozi bakuru muri RPF. RPF ni umuryango, RPF ni ishyaka ryabohoye u Rwanda n'ingabo za RPF, ariko imimerere yayo ryari ishyaka ki ku buryo rishobora kuba ryarahuye n'ibigeragezo bitandukanye, birimo no gushaka kuhindura abantu bari baririmo. Se ni bande babahinduraga ubundi? Urumva umaze iminsi uvugana n'abategetsi bakomeye bo muri RPF, iki kibazo ari kukibabaza, ariko kugira ngo nagusubiza gutyo kandi wansubije gutyo, ariko urumva yewe narakubwiye ngo ideologically ama RPF ideologically, ariko ntabwo ndi muri structure za RPF, like kwa kundi bavuga ngo RPF ku rwego niba ari urw'intara, niba ari RPF ku rwego rw'iki, ntabwo ndi muri iyo structure. Ariko ndakora analize kuri RPF nk'ayandi mashyaka yo muri Afurika nkurikirana. So I am not saying as a member of RPF.
ndiho ndavuga ngo analize ishyaka ku mashyaka neca y'amashyaka uko amashyaka aba ameze. RPF Inkotanyi yabaye ishyaka tuva ari 2003 riri registered mu Rwanda, ariko RPF yabayeho kera before that nk'uko mubizi. Ibyo byose rero ishyaka, nimvuga ishyaka rya politike cyangwa umutwe wa politike, ni abantu bishyize hamwe kubera impamvu za politike. Ako kantu gafate, abantu bishyize hamwe kubera impamvu za politike, kuko hari ibyo bashaka ko bihinduka, hari ibyo bashaka ko bigerwaho, hari ibyo bashaka kumvikanisha, hari ibyo baharanira. Ako kantu kumve. Sore icya mbere ni abantu bishyize hamwe kubera impamvu za politiki, bafite ibyo baharanira, bashaka ko hari ibihinduka, bashaka ko hari ibyumvikana abantu bakabimenya, bakabiharanira, bakishyira hamwe. Cyane cyane RPF yo yavuze ko ije kurestoringa unity reconciliation mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge, no kudefendinga sovereignty y'igihugu, guteza imbere good governance, imiyoborere myiza, kurwanya ruswa, ikimenyane, gukoresha nabi umutungo w'igihugu n'uburyo bwose buri fraudulent, bwa fraud, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, gukuraho impamvu zose zitera ubuhuza. Iyo ni inuza ya karindwi, nicyo bari bagamije cya karindwi, n'ubu nicyo bagamije. Guteza imbere imibanire myiza mpuzamahanga y'u Rwanda n'ibindi bihugu bishingiye ku bwubahane ndetse n'imikoranire. Cy'icyenda, kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo cyane. Iyo ni imirongo migari FPR yinjiranye mu gihugu. Izo ni ingingo 9. Icyenda. Ubundi iyi ya 9 yaje nyuma, kuko RPF itangira ntabwo yari izi ko jenoside izaba. Yego. Now yanumva bamwe bavuga ngo RPF yaje guhagarika jenoside. Ntabwo RPF Inkotanyi mu mitangire yayo yari izi ko jenoside izaba. Oya. So mu magambo make, ryashyira hamwe ry'abantu bishyize kubera inyungu za politiki, ntabwo ari itegeko kuguma muri iryo shyirahamwe. Ushobora gusanga utumvikana naryo ugacaho, ushobora gusanga inyungu zawe mu kuba muri iryo shyirahamwe ry'abantu bahuje imitekerezo mu bya politiki, ugasanga inyungu zawe zitakihura n'inyungu zabo, ugacaho. Hari nk'ubu ngubu noneho ishyaka RPF cyangwa umutwe cyangwa umuryango wa RPF Inkotanyi uri ku butegetsi, umaze hafi imyaka 30 uri ku butegetsi, hari abantu bawujyamo. Numvise ikiganiro mwakoranye na Honorable Tuteri Taremara, whom I admire and respect, mukunda. Hari ibyo tudahuza, yego, hano uburenganzira bwawe, kuko Tito buriya naturally is a communist and I'm a capitalist by nature. So ibyo ngibyo, ariko hari ibyo nubaha muri communism n'ibyo nubaha. So njyewe ibyo nemera ntabwo ari pure communism, ntabwo ari pure capitalism, nta nubwo communism nye dismissinga komuteri. Njyewe nifuza ko habaho
a social welfare state byaze bikunze izanamo some principles za communism ariko ideologically I'm a capitalist ariko ushobora to combine the two ideologies so which is ishyaka riri ku butegetsi akenshi abantu barizamo kubera impamvu nyinshi hari abarizamo bashaka amahirwe yo gukora bizinesi yo gukira hari abarizamo hari uko rigenda ryevariwa rikora evolution uko rigenda hariho reality abantu benshi buriya ishyaka iyo rigeze ku butegetsi biragoye cyane kwemeza ko rigomba rigifite icyo twita mu giswahili wazalendo burya wazalendo ni izina ryiza cyane wazalendo ni ugukunda igihugu ariko no gufatanya na ya kamaradare sinzi ko ndiho ikibuga kamaradare urumva biva mu jambo kamarade cyangwa ubushuti vandimwe bukomeye cyane thank you RPFLU igitangira yari yubakiye kuri bwa bushuti n'ubuvandimwe birenze ku mpamvu za politike gusa kuko yatangijwe n'abantu bari baraciwe mu gihugu bimuzi akomarade n'umuntu uba mwarababaranye yego so iyo kamaradare spirit yarangaga RPF iyo igeze ku butegetsi ntabwo iyo kamaradare ikomeza gutya hari abo bangamira hari abateshuka kuri kamaradare hari imyanzuro ufata itandukanye n'ibyo mwari mumeze mu ishyamba hari ibyemezo ufata urumva RPF ya kiriya gihe y'abantu bari baraciwe mu gihugu y'abantu bishyize hamwe bashaka uburenganzira bwabo gutaha uburenganzira bashaka guca corruption ubumwe n'ubwiyunge niyo mpamvu bayigize point 1 kugira ngo ba bantu nabo bemerwe mu gihugu habeho kwiyunga iki iyo ishyaka ryatangije ikinyeshyamba iyo rigeze ku butegetsi akenshi mu bihugu byose they don't behave themselves na ya kamaradare ntabwo irimo kubera ko kamaradare yabo yari ihuje ku bibazo byabo birimo ubuhunzi birimo n'umubabaro n'iki n'ibyo bashaka ku gihugu none cya gihugu barakibonye hari abo basanze mu gihugu kandi nabo bagomba kuba adopted in RPF system hari inyungu zimwe hari pressure zimwe z'amahanga hari inyungu zimwe za politike zihinduka n'ishyaka riri ku butegetsi hari ibyo bagomba kwigomwa ibyo rero bigenda bibabyarira abantu benshi bavamo n'abandi binjiramo so bikaba urujya n'uruza hari abinjira hari abasohoka nk'uko ishyaka ryose rimeze ariko kuvamo ndabyemera no kujyamo ndabyemera ariko kubona havuyemo abantu nka SG ntabwo ndi buvuga amazina abantu ariko nk'uwari umuyobozi umunyamabanga mukuru w'ishyaka waba ari umuntu w'imbere cyane imbere iyo ngiyo wari umugaba w'ingabo kandi no mu ishyaka RPF nawe akagenda aho ngaho biba ari kwa kugenda gusa kubera ko hatari ibyo mwumvi kandi abo bantu bigaragara ko bari abantu b'imbere banubashywe mu ishyaka hari n'abandi baba mu byo nakubwiye hari n'abandi baba bafite political ambition now we are talking batabona bumva yuko after these years nibo bazaza ku butegetsi bakabona amahirwe ntayahari nk'urugero ni nk'iki bivugwa kuri political ambition zari zihari kuri bamwe mu bakomeye bari muri RPF ibyo ntabwo nabijyamo jewe ntabwo nishaka kwinjira indani muri RPF structure kuko ntabwo nyirimo structure ndi RPF ideologically but I'm not RPF structure niyo mpamvu ntekereza ko wari wambona kuri ariko nakubona kuri Europe ariko iyo tuganiriza kenshi utubwira ko wari urimo muri iriya myaka ntabwo ari ibintu tugira nk'urubarirano nkanjye nari ndimo nk'umusirikare ambwira nyine byari nari ndimo nk'umusirikare umusirikare nta politiki iba you wake up you eat niba ibiryo bihari you wash your face you pick up your gun mukagenda aho haduye mukarasa haduye niba adahari mucunga umutekano w'abaturage
that's it. Mu gisirikare ntabwo hazamwo ibyo bintu bya mama wararaye. Eh, Oya, igisirikare kiratandukanye cyane nuko mukibwira. eh, Mu gisirikare noneho twebweho igihe cyacu umvaga abanyapolitike nk'abantu b'abasazi. Ukabona ari nk'abantu bakina imikino mibi cyane zishobora gusana ikibazo, bituma mushobora kwasiga ubuzima kuko politike cyane cyane iyo twahanganaga nayo yari politike yazanye ibibazo. Uburyo no kumvisha umusirikare ko ubwo tubonye igihugu ubu noneho tugiye kugira y'amashyaka, hari amasezerano yarusha, uvaga bakuvangiye muravangana abandi se abanyapolitiki uko muri ngo kubyica. So I'm going to salute nitaga hadi mu minsi ishize. Ntabwo biba byumvikana mu gisirikare, ariko ikiza cy'igisirikare abayobozi bacyo bafashe umurongo mu ugenderaho. Ibyo bya politike no kwisanga uri mu bataliyani imwe n'umuntu mwarwanaga. Ariko ibyo biba byoroshye kuko mujya ku rugamba, buri urugamba ari rwo rukiza ibintu. Baramurasa ukamwikorera, bakurasa nawe akakwikorera. Ariko the trust yari imeze umuntu mu kwezi gushize mwarwanaga. Ntabwo mu gisirikare ari trust imeze. Kumva afite imbunda akuri inyuma, ntabwo atinyaga backstabbing. Ibyo nta nubwo bibaho mu gisirikare. Ntibibaho. Once you are in one force, uba muri one force. Mu gisirikare hari either a friendly force cyangwa se an enemy force. An enemy force, we don't negotiate. We fight until we win you. Niyo tukurwanyije tukabona uturushaho imbaraga, uwo munsi turataha tukaryama, strategize buri buryo twatake. We don't negotiate. Abantu banegosiya ni abanyapolitiki. Urumva? So, n'igihe cyacu ako wenda kuri cyo ngicyo kukimbwira nivuga igihe cyacu wumve. By the time I was in the military, actually the RPF was like the RPF was like iciyemo ibice bibiri. Hariho RPF, hariho RPA. Abo ni abasirikare gusa, iyobowe na Fante Peace Paul Kagame. Itandukanye akazaho RPF, a political wing. Ibyo ntabwo twe tuzi ibyo bakora. Abari babizi bari abakomanda bakomeye nk'abadodo. Mwashyiraga mu bikorwa imyanzuro RPF yafashe. Abagabo byo bemezanyaga bakabibwira Fande Peace, twakoraga ibyo. Yego. Fande Peace niba avuze ati Fande Peace se nawe yabaga ari mu babwirwa imyanzuro yafashwe. Oya, uko yakoranaga nabo igihe wari uri ku rugamba nabwo mbizi. Yego. Uwe niba afashe icyo bakabwira komanda ibi n'ibi bikorwa, cyangwa akabahamagara mu meeting akabwira ibi bikorwa, byageraga ku musirikare muto nka Mugabe. Niba bavuze musubire inyuma, ntabwo njya kujyadiriyana urabyumva, kujya impaka ngo se ngo kuki nsubiye inyuma. Nimba muje hari igihe mwaje mukagera hano hafi ya Kigali hakaza itegeko ati musubire inyuma, nimba ari ugusubira inyuma ntabwo uvuga ati ko Kigali nayirebaga. Itegeko umenya ko rivuye kuri president. Your immediate boss, platoon commander, section commander, niba ari battalion commander azavuga ngo battalion ipoling iva aho ngaho hose isubire inyuma ijya byumva. Ntabwo ujya impaka, nta nubwo uvuga ngo nkwe ibyo ni iby'abasivili. Order is an order. Yego. Igisirikare cyubakiye kuri icyo kintu. Order umuyobozi atanze niyo. Niba avuze ati muguma aha turarara, niba havuze muri burare ari mu kabande mu mazi, you don't ask why. Naho murara kuko we wafashe uwo mwanzuro, afite amakuru mwe mudafite. Ashobora kuba mwumva mushaka kujya ku gasozi ariho heza hari haduka,
nawe afata imyanzuro bitewe n'amakuru afite. We musirikare mutoya babwiye ngo uryamaho siripu, niba igitotsi kitabonetse that's it. Niba avuze ati murasa ahangaha niho murasa, niba avuga ati muhindure haduye ariho murasa, niba n'intambara mubona haduye mugiye kumutsinda hasigaye gato kugira ngo mufate haha, akavuga ngo withdraw, musubire inyuma, nta kindi kibazo. Ashyiraho gusa amabwiriza ya withdraw, kandi ayo muba mwayavuganye mbere yuko mujya ku rugamba. ubwo utabikoze bakamushinja insubordination. Ntabwo, nta muntu utabikora. Na insubordination ntabwo ishoboka ku rugamba. Ibyo insubordination bizi ikigihe mu mahoro, ngo araregwa ngo kutumvira amabwiriza ya gisirikare ngiki. Iyo wanze kuyumvira you die ku rugamba, you die by execution, not execution. Niba se bakubwira withdraw ari uko babona yuko hari haduye mwishuje ukanga, you will be shot and killed. Erega onda mu gisirikare icyo kigira igisirikare, abantu bakuyoboye baba bakuyoboye kandi bafite amakuru udafite. Niba bakubwiye subira inyuma, ni subira inyuma, nta nubwo bishoboka ukuntu wavuga ngo ya ndazi. Kuko gusubira inyuma, tuvuge niba ari umurongo uri ahangaha imbere murwana gutya, niba ari ugusubira inyuma, hari abantu bashobora kuva ahangaha bakaza bakaba bafayitinga, aba benshi bakaba bagenda, ariko n'aba benshi hakagenda hasigara bakeya bakavaringa abangaba. So ntabwo bavuga ngo withdraw ngo mugire mwirukanka nk'isenene, babarasa bakabamara. mugenda mukora cover kugira ngo withdraw ishoboke nuko haba cover. So aho ngaho uri uranesha umurongo, reka nsubire hano. Mbere yo kujya aho handi hari ikintu utari kumbwira, nikubaza cyanyuma cyonyine. Ni iki cyanyuma? Wenda hari itegeko byari byasinywe mu masezerano, nta masezerano ko RPF yari yabyemeye ko hari ubeho kuvanga ingabo bakaza mukarwana nabo. Iyo ngiyo nayo ni cyanyuma cyonyine nkubaza. Nta kubadirira nk'uko babivuze byafashwe umwanzuro. Nta kubyadiriya, sorry. Ni igiswahili cyo kuvuga nta kujya amahane. Nta kujya amahane niba byafashwe umwanzuro, ariko nanone nta muntu ureba mu mitima. What was inside the hearts, kumva ngo this person twarwanaga none abayobozi bafashe umwanzuro ko tugiye kurwanira ku ruhande rumwe. Igisirikare rero ntabwo ari gutyo gikora. Ntabwo ari iyo reasoning ufite pure civilian. Kuko hari ubwo haduyi ufata amateko, hanyuma yaje akatwiyungaho, turi no mu ishyamba mukongera mukarwa. Ntabwo ujya ngo mu mitima ngo ikingwe inzigo. Hari abajya mu gisirikare bafite impamvu nyinshi, hari abajya mu gisirikare kubera ko bumva impamvu zo kurwana, hari abajya mu gisirikare kubera ko babona bo bangana bagiye, hari abajya mu gisirikare kuko afite yenda mukase wamurembeje akavuga ati ningenda ngeka imbunda zazamurasa. Ariko iyo uvuye kuri training ubwo bwose ubusiga ku training win uzi uri umusirikare very well, uzi ibyo urwanira, ureba n'ababitekerezo two tuntu ari abantu basaze mu mutwe badahari. Utwo tuntu kenshi umupfa mu basivili mu gisirikare ntitubamo. Ntabwo bishoboka kuko it's about life and death. Kandi umusirikare niba yabarwanyaga nawe ubuze uko ubayeho, niba yabarwanyaga akaba aje gufatanya namwe. Use M23 n'urugero, ni abantu ifatira ku rugamba bakaza bakayifasha. Ako se byigize biba the other way around. Hari igihe yigeze kubageraminira kuba banabi, wenda akagira bafata muri RPF akabakonvertinga akarwanira muri ibyo babibaza bawuze ari abakoma. Nari umusirikare muto cyane, uburyo bw'ibyo nabyo namenya. Erega ari amakuru udashobora kumenya. Icyo ari ikintu twita hari ikintu mu giswahili bita askari wa mguu, askari wa mkono. Yego, askari wa mkono ni wa musirikare. Yego, haguruka
fata imbunda yawe, fata imbunda, wariye nariye. yego Kiri ikibazo ufite mu bibazo ugomba kuba ufite, either it's food cyangwa kuba utaryamye yego cyangwa kuba udafite amasasu cyangwa kuba urwaye. Nta bindi bibazo twemera mu gisirikare nabyo. Kuvuga ngo mama wawe yapfuye, ngo so yapfuye, ngo sore that's ibyo byumvikana muri iki gihe dufite leta. Sore so yapfuye tukanagutabara. N'igisirikare sigaye mbona igisirikare cyo kiraryoshye, bagafata bisi yuzuye abasirikare bakaza. It's good, that's kamaradare. Cyagiye wumvaga ko so yapfuye, urugamba rurakomeza. It's unfortunate ariko we carry on. Iso, nyoko, mukuru wawe, bene so n'umusirikare urwagase ku ruhande. Abandi bo kwizera bose ku isi yose, izera your commander and your gun. Reba ko mubanye neza. Umubano ni itatu: wowe n'imbunda yawe, wowe n'umusirikare mwegeranye, no kumva amabwiriza aturuka kwa fande. Ibyo bintu byoroshye, biroroshye. ibyo ni byoroshye kumva. Uko umusirikare nta amakuru menshi aba afite, ariko mu gisirikare buriya amakuru arihuta cyane. Ukumva bataliyani iyi niyi yariranga barayirashe, bataliyani iyi ngiyi iratewe, bataliyani iyi ngiyi iri ku rugamba, iyi ngiyi mugende mubahereza umusaza, tugiye gutanga umusaza ahangaha. Hari n'ubwo muhaguruka mukajya ku gitero mutazi iyo mujya, mu basirikare batoya mutazi iyo mujya, bakabahereza andi mabwiriza mugeze uruhande rwa haduyi. Kavuga bati hariya kuri kariya gasozi niho haduyi ari, tugiye kumukubita tumwaka hari kariya gasozi, niturangiza tumurenze ubusozi butatu, ariko ntabwo tumurenze akakane, tugaruke. That's it. Kibwe mugahaguruka muri rede, mwariye mwaruhutse, twaruhutse, mufite amasasu, tugiye ku kazi. Nta nubwo bisaba iminota irenze 3 kugira ngo muhaguruke. Yavuze siwaba 20, nta minota irenze 3. Waba wambaye inkweto, waba wambaye rumwe, waba utari wambaye, muragiye. Niba kuzi ibyo bintu zo politiki kugerageza guhuza nizibayo mu gisirikare, kandi na mugenzi wawe murwana niko ababayeho. Numufata akazi wanyu mukarwanya haduyi, ubwo abaye friendly force uri usigaye iriya niwe haduyi. Mu gisirikare nta bintu byinshi. Ariko ku rundi ruhande bamwisera traitor. Bari y'ibyo bamutekerezaho ntabwo bitureba, kuko nagera ku rugamba nawe arabarasa. Icyo bamutekerezaho ni iki? Nawe niba muca urwo baramurasa. So reka mve iyo ngiyo. Yego, RPF yari iciyemo ibice bibiri. Abanyapolitike bagakorana n'umuyobozi mukuru wa RPA, ari we afande. Ibyo bemeranye bajyana batajyana bamwinfominga iki, ariko ikibazo cyo baramwubahaga. Cyane. Hari umuntu wigeze gukanga kera, akanga pasiteri Zimungu. Uzi ko yari hari hamwe mu bantu yabaga mu tenti ye, afite n'abasirikare bamurinda, kuko twabyitaga abasirikare ba high command. Iyi ngiyi ubu ngubu isigaye yitwa Republican Guard, yitwa high command. Bo barendaga bahabaga harimo abanyapolitike. So aramubwira bari aho ngaho bakina amakarita, aramubwira ati afande pisi araje. So yari yambariye utuntu twiruza, atagira vuba tubanza mbyumvise ngo shaka urankaze. So they had huge respect to him, kuko everybody was, yewe abanyapolitike bubahaga igisirikare ko nacyo cyubaha abanyapolitike tukabarinda, kandi abanyapolitike
ntabwo wabaga utazi ibyo batekereza, twababonaga nk'abantu tutazi ibyo barimo action, that's a fact. Abakomanda bo hejuru barimo afande nibo babaga bazi what they are dealing with n'ibintu byinshi. Abanyapolitike nabo mwabaga muri kumwe ku rugamba? Yego. Badeni buriya polisi, Tito, babihozagara, Pasiteri Bizimungu, benshi bari bahari. Bo barinda, bo bashakira, uko bakaraba, uko barya. Akazi kabo kabaga ari akahe ku rugamba? Ibyo byose bya politike, hari n'abakomanda bo bafataga bakabigisha, hari ukwigisha bakada, hari natwe ubwacu kuza rimwe bakatuganiriza, hari kujya muri iyo mishyikirano tutumvaga n'ibyo bashyikirana, twebwe gahunda yacu ari ubwaretse tugakubita duha ibintu murimo n'ibiki ngo bagiye arusha iki wajya kubukumva ubuyobozi bwadusayideze tugiye gusubira inyuma, mugasubira inyuma, ariko rimwe na rimwe mwumva bari bwo kubatiza. Ariko I always wanted kuganira n'umuntu warwanye urugamba rwo kubohora igihugu. Iki kibazo nakoje nkibaza igihe kirekire, ariko abakomanda benshi ntabwo ari cyo kiganiro, ariko nkamwe mwari muri kuri tere mwabonye mute noneho ku rugamba rwahindutse bitakiri kurwana na Haduyi, byabaye jenoside? Haduyi yo mwamukubitaga mwasangaga yisha abaturage civilians, abacitse ku cyo bakagwa amakuru ko rero barica abatutsi. Ba bantu twarwanaga noneho bari barica civilians. Ubundi reka nkubwire muri mind y'umusirikare, kubona wisha umusivili, it's like the lowest point of humanity you can ever have. Ubu uri inyana y'imbwa. Ntabwo nicyo kintu gitumva, kuko umusivili mu gisirikare bamufata nk'umunyantege nke, nk'umuntu uraho kind of, nuko bakumva ko nukanye kind of innocent w'inzanga. Wowe ufite imbunda umusirikare ugiye kwica uwo muntu, usanga abantu bariho barabararira ngo babatemaguye ngo ni ukugora abatutsi. Ba bantu twarwanaga, this is how they are. We thought they were soldiers. Ikintu cya mbere abantu bariho barica abasivili, ukumva abasirikare mutajya gutuma abantu turwana bariho barica abasivili. Barica abasivili gutetse ngo they are killing civilians. Ese si abasirikare Haduyi ni gutya mbese. Haduyi se si umusirikare, ntiturwana n'abasirikare. Umuntu yarica abasivili ngo babateme, wagera hano ngo bamwe tutaragera ahantu bica, aho bisha abasivili, ugasanga iyo bataliyani muje guhereza umusada iri ahantu hari abasivili benshi bishwe. Beautiful women, men, young kids, barabatoye cyane. Abagore bo bateye ibyuma, abo bafogoshemo, abo batwite, abo bateye ibisogo mu kanwa. Jesus! Nibwo twatangiye kubona Haduyi ntabwo akiri umusirikare. Ibindi biri mbese ntabwo tuzi ukuntu tubyifatamo. The command irahinduka, ibintu tutangira kubaza, who are we fighting? Are we fighting human beings cyangwa dogs? Turarwana nande? Wagera ahantu aho mwirukanye Haduyi ukabona abantu bapfukumbutse mu masaka, baje bafite imihoro bashaka gutema, mwewe mufite imbunda. Si umusivili na murasa gute, ariko ukabona atemye umusirikare. Ubwo uyu nawe yabaye Haduyi. Ibintu bitumvikana, ariko twabibonyemo kare bw'ahantu hamwe zo mu Mutara na Zabyumba, aho wabonaga Haduyi afata abasivili akabashyira imbere, bafite imipanga n'imihoro n'inuza, akabagira like human shield. Ukavuga uti yenda izi ni tactique
z'igisirikare cy'ububuga, ariko kameme ntabwo bakwica abaturage, barabikingira kubera ubwoba, ubwoba, ariko ntabwo bakwica ukumva ngo mu mishyikirano ngo bagosora yavuze ko agiye gutegura imperuka. Imperuka, what does that even mean? Gute se umuntu nk'uri yategura imperuka? Ni amakuru na make yo kuva ku bazirara mu basivili bakarimbura. Ariko tubibonye wazira okay, ibi bintu birasaba iyindi komande nshyashya. Haduyi twarwanaga ntabwo akiri umusirikare, ubu urubanza Haduyi hajemo ufite imbunda, hajemo ufite imihoro, hajemo ufite nta mungano y'umwazi. Nta mungano y'umwazi cyabaga ari igiti babaje bakagisigira igipfundo kinini, icyo gipfundo bakagishyiramo isumari, bakajya bagikubita umusivili w'umututsi mu mutwe bakabica. Haduyi abaye ufite imbunda, ufite imipanga, ufite nta mungano, none ufite n'imbwa zirya abantu. That's how I saw it. Ni abasirikare biraze mu magana n'amagana y'abasivili, amaraso yari yaratemba, babaruze n'ibirunga. That was so scary. It is. Tubyihorere dukomeze ibindi. Byahinduye gute kosi y'uko mwarwanaga, kuko mwari mumaze Kose byabaye gutabara abaturage, ntabwo byari ibyo gukubita duhinga umwaka ahantu cyangwa umwumvishe, cyabaye noneho gutabara abasivili barimo kwicwa. Civilians. Urumva byabaye intambara ebyiri, uriho urarwana na Haduyi, wa wundi ufite intwaro, uriho uratabara n'abasivili. Uriho urarwana na Haduyi wafashe abasivili akabafomba, akabaherezaho imyitozo, akabaha intwaro ngo ni auto defense civile, bafite imbunda. Civile ufashe imbunda bari Haduyi uramurasa. Biragenda ibi bintu byivangavanze. Yego. Twebwe akenshi ibyo bintu, izo stress zabaga zifitwe n'abakomanda, twebwe bajyaga mutabara abasivili. That's it. N'urugendo rutari rworoshye, tugana no ku musozo, ntabwo byari byoroshye uko byagenda kose, ariko ikiganiro wagihinduye. Nari ngiye kugaruka neza ku murongo w'aho twatangiriye, kuko nabyo byajemo kandi ntabwo nari kubiblokinga. Hari ibikomeye mwanyuzemo mu binyuranamo mwese, abanyapolitike ndetse n'abasivile uko mwatangiye, hari n'abandi bajoyininze nyuma baraza, ariko bajoyininga movement, ariko twabonye ama dispute internally muri RPF. Ni gute abantu banyura mu bintu nk'ibyo ngibyo bagera muri comfort hakaza ama dispute? Nuko muri comfort abantu baba batangiye kwirebaho inyungu zabo, aho ngaho nibwo baba batangiye gushaka gukomera, gushaka gukira, kubaka iyi nzu, akumva yashyiraho pisine no hejuru mu kirere cyayo, akaba boss, akabona abayiskote, akajya agera ahantu agakanga. Inyungu zaje no kwirebaho. Icyo gihe rero ibi bibazo biba byavukiye. Niba usanga bakadukumva ngo bashwanye, kumva ahantu bamwe ngo bavuye mu cyama, abandi ngo babaye Haduyi. Ibigarasha, umugani wawe. Ibigarasha, buriya ari ibigarasha niba. Ariko izo ni intambara za politiki z'abasivili. Rimwe na rimwe ntabwo njya nzijyamo, kuko ni akenshi cyane bitwaza inyungu z'abaturage, ariko mu by'ukuri bashaka power. Hanyuma gufatanya n'abo mwasanze mu gihugu bari basanzwe bakora politiki mu bundi buryo, byabafashije iki mu kugira ngo mwumvikane gahunda zanyu muri iki gihugu? Icya mbere, twari tukigera mu gihugu turi bashyashya mu gihugu, tutazi what is what. Okay. Bamwe mu batekinisiye, bamwe mu bo twasanze bamenyereye ibintu byo gutegeka, twe turi inyeshyamba, ariko zishaka gushyira ibintu ku murongo mu buryo bugoye.
abandi bari abanyapolitike barimo kumvikana n'abanyapolitike barimo afande n'abandi bantu b'abanyapolitike n'abakanyarengwe n'iki. izo ntabwo ari intambara zaturebaga nk'abasirikare, ariko byadufashije kugira ngo tubumve nabo batwumve. hari abaturage bari batarahunze bari mu gihugu, hari abari bahungutse, hari politiki yari isanzwe iriho, hari amasezerano yarusha, hari to forge the way forward. At the same time byadufashije kumvikana, kumenya neza igihugu, buri no kumenya. Njyewe ku giti cyanjye icyo byamfashije, byasubije ikibazo nahoraga nibaza. Why would umusirikare ashyira imbunda hasi akajya kwica abasivili? Why? Ni gute leta cyangwa se naho cyaba ari igisirikare icyo ari cyo cyose, ntabwo bigusaba kuba uri leta. Igisirikare icyo ari cyo cyose cyafasha ahantu aho abasivili bari, the priority number one is wakwemera ugapfusha na bataliyani ariko ukarinda abasivili naho baba ari 100 bakaba amahoro. That's the military, you know. Ariko byagenze gute aho leta ifite ubutegetsi, ifite abasirikare, yirara mu baturage instead of protecting them? So kumva icyo gihe nubwo nari muto, aho twagiye tuba akenshi natangiye kubisobanukirwa turi ahantu ka Kigali. Hari ahantu hafi uruhande rwa Kisite twabaga, Republican Guard niho yabaga, noneho tukajya mu Rugwiro n'ahandi hantu mu Kiyovu, aho twagiye dutoragura ibinyamakuru, kumva ibintu bya RTRM. Bamwe abakomanda nibo bumvaga izo za RTRM, tw'abasirikare batoya ntabwo twabyumvaga, ariko aho ufashe ikiradiyo ukumva ariko utabisobanukirwa. Why would a soldier bajya kwica abaturage? Ni gute? How? Dutangiye kumva iyo ngengabitekerezo, dutangiye kumva urwo rwango, dutangiye kujya no mu mateka, dutangiye kumva ko hari leta mutu gushaka kurimbura abatutsi, ngo twe twateye bamwe turi abatutsi, yego, ariko bamwe tutumva nicyo bivuze, ariko tutazi ko umuntu yabizira bakarimbura civilians. Ntabyo twe tuzi. Icyo byadufasha neza, ariko nyine kubona iki gihugu aho kigeze, na youth isigaye ifite entitlement iri up there. Is up there. Iri up there. Urubyiruko rw'ubu rufite entitlement iri up there. Leta duhangire imirimo, leta kuki idashyiraho politiki zigira gute, leta iki? Ako ni inshingano zayo. Okay, ni inshingano zayo, ariko irakurahe. Mbere yuko wemera ko ari inshingano zayo, nanjye ndabyemera ko ari inshingano zayo, irakurahe. And I have a message to the youth. Yep. The elevator to success is out of order. So we are going you want them to live like outlaws? Oh yeah? No, would you reconcile ijambo? The elevator to success is out of order. It is to use staircases. Esanseri iganisha ku bukire yarapfuye. Muri ihangana turakoresha esikariye. Ntay'ubusame. Turakoresha esikariye. Ariko nemera ko success igerwaho bitewe na politike zihari zifasha abantu gutera imbere. Hari ibihugu byinshi bibitangamo urugero byashyizeho politike n'abaturage bagakurikiraho batera imbere. Nzi abasore benshi leta itarafata iyi myanzuro yo guhagarika utubari no kubagenera amasaha yo gufunga, babaga bafite akazi
bambaye udukositime n'udushati tw'umweru n'iki, bamwe bakora muri banki abandi bakora mu bigo bya leta n'ibindi bigo bikomeye, bararaga mu kabari, mu gitondo bakarya amagi kugira ngo ikureho umufuki, akagera ku kazi amaso atukura, yakirwa anegekaye, umusaruro aba ari mukeya. ahubwo se ubu ngubu ubwo mwaduhagaritse ubwo abantu ntibanazinywera mu rugo, ariko ibyo aba ari iyindi choice. Ni ukuvuga ko uko ukomeza kwica akazi noneho birakugiraho ingaruka. Iyo leta se izaze kubwira ngo unywa amacupa abiri? None hariho urubyiruko ruvuga ngo rwagiye mu kwiyandarika ngo kubera ngo ubushomeri. Abana bo bafite aho batakira, ni abana basanze zira zaraharuwe, ariko it's good. Gusa icyo nshaka kuvuga ni uko ubushomeri no kwiyandarika ni ibintu bibiri bitandukanye. I agree. Ubushomeri ni lack of opportunities zo kubona icyo ukora. Kwiyandarika is a choice, ni amahitamo. Si urubyiruko rwinshi rw'abashomeri ariko batiyandarika, si urubyiruko rwinshi rufite akazi ariko rwiyandarika. I agree. Icyo ndacyemera rwose. Hari abantu bafite n'ubuzima, bafite n'imikorere ariko ugasanga arakomeza. Hari n'abana bo basanze bagiriwe amahirwe bakavukira mu miryango ikize, ibiguryi, usanga imibereho yabo ukibaza se bahora biyandarika. Noneho uze kwiyandarika iyo bifashijwemo n'amafaranga ufite, uriyandarika byikubye, uriya uba igihararumbo, uba ikirumbo. yego. So ni hahandi nongera ngaruka, the elevator to success is out of order. I'm sorry, we are going to use staircases. Niba muri hangana essence rizamuka iganisha ku gutera imbere yapfuye kandi maze iminsi ipfuye, muratwihanganira, murazamukira mu esikariye, utagira akantu gatoya kariko kose utera imbere, kakugeze ku kandi, kakugeze ku kandi. Ariko iyo self entitlement ntabwo izakora. Cya gatatu, hari ikintu abanyapolitike babeshya abantu. Rubyiruko muve mu binyoma by'abanyapolitike. Bahora babeshya, nta muntu ukwitayeho, irwaneho utera imbere. Yego. Kandi nutera imbere tuzanagutumira mu bantu mu nama za youth connect, uhereza abandi ubuhamya. Ariko kugira ngo hagere it is ni wowe. Reka nongere subiremo. Urubyiruko muve mu binyoma by'abanyapolitike, nta muntu ukwitayeho. Ugomba kwirwanaho ugatangira gatoya ugatera imbere. Kandi numara gutera imbere ibitangazamakuru bizatangira kugushaka, n'abanyapolitike bazatangira kugushaka, bagushyire ku ntebe zikomeye zo mu nama, uburyo uba utanga inspiration stories ku rundi rubyiruko. Ariko kugeza utaratera imbere, nta jambo, ntawe ukwitayeho, nta n'ukuvuga ngo ye mama we ihorere. Icyo kintu kigomba kumvikana. Yego. Kuko ikintu cya mbere kiri ahantu, tugomba ibi bintu kubitandukanya n'ibinyoma by'abanyapolitike. Ndabizi leta igomba kwigaragaza ko ari imbyeyi, ibitayeho, igira ite, izajya ikora ibyo ishoboye, ayandi mafaranga bayakoresha ibindi. Okay. Yego rwose. Kandi reka mbabwize ukuri, ntabwo hazaba hakenewe umuhanda, ntabwo ntabwo abaturage mu Rwanda bakeneye umuriro bawubura ngo turi bwo kubaka igihugu tugira ngo abaturage byibuze bashobore kubona imihanda, bashobore kubona umuriro, bashobore kubona amazi, bashobore kubona iki, ngo hanyuma
ngo baze kubebisitinga wowe ngo ubu umukire rubyiruko ngo bakwitayo barakubeshya. It's a lie. It's a lie. Y'amazi arimo acyaharirwa imfizi. Imfizi iri hano ni abaturage, ibikorwa by'ibanze bijyanye n'imihanda, bijyanye no guhunika kugira ngo igihugu kitabura ibiryo, bijyanye no gukabinga inflation no kubalansinga economy, bijyanye na education, bijyanye n'ubuzima, bijyanye no kureba ubuziranenge bw'ibyo murya n'imiti mufata, bijyanye no kubona amazi meza no kubona amashanyarazi. Ibyo bintu ni priority. Rubyiruko, amafaranga naho World Bank yayohereza tuzayajyana iyo ngiyo. Leta ndabizi ntabwo ushobora gutinyuka kubibabwira, ariko njye ndabibabwiye Mugabe Robert mwereka abajyaga kabarezi k'amazi. Ntabwo leta izafata aya mafaranga umuturage uri Gisovu atarabona umuhanda utuma ageza ibyo yahize ku isoko. Mwebwe rubyiruko ngo tubashakira akazi, barababishya. Uburezi bugezweho, ikoranabuhanga, imihanda, amazi, umuriro. Ibyo bintu ni ibintu leta zose zihuje ku isi. Ni nayo mpamvu abantu baba muri Amerika no mu bindi bihugu by'ibikire, abanyapolitiki bagenda ngo bafite iyo bita demokarasi. Abanyapolitiki baragenda, njyewe nzakora ibi, njyewe nzakora, ariko yagera ku butegetsi nawe nta kintu akora, kuko baba bazi leta ibyo ishinzwe ibikorwa remezo, ubuvuzi, ubutabera, ibintu bikomeye binini bigaragaza igihugu. Uburyo izo infrastructure zose iyo leta zishyize hamwe igatanga good education, good health care, igashyira infrastructure zose like imihanda n'umuriro n'amazi, utilities, bagashyiraho moyen de transport ikoroheye, bakabalansinga economy. Iyo atmosphere niyo igufasha gutangira gato y'ucuruza igikombe kimwe cy'ikawa, ejo ukazaba ufite coffee shop nk'eshanu mu mujyi wa Kigali. Those are infrastructures leta ikwiye kwitaho. Ntabwo izafata miliyoni zingahe ngo zishyire mu ishyirahamwe ry'urubyiruko, zabibabeshya. Iyo leta iba ifite ikibazo. Mugabe, reka dusoze. Mu gusoza, ni life ikomeye cyane ya FPR kuba ihari kugeza uyu munota. Ni urugendo rutari rworoshye, hari abayigumyemo bakanabishimirwa nk'abakaremeranya nyakwigendera, hari n'abashutswe bakagenda, hari abayijoyininze bagafatanya nayo bakanaba n'inkotanyi zinakomeye cyane kuruta abayitangije, hari n'abaje bari kubeshya bakongera bakigaragaza mu minota ya nyuma, hari n'abaje bikabananira bakigendera nta kibazo ariko nta mark basize. Ari nka one lesson ubuzima bwa FPR inkotanyi bwakigisha abantu, isomo ryaba ari nk'irihe? Ntabwo natanga isomo rimwe kuri FPR inkotanyi, kuko ntabwo nabaye umunyapolitike muri FPR inkotanyi, ariko ubuzima bugizwe no kwihangana. Ubuzima bugizwe no kudateshuka ku cyaguhagurukije. Ubundi ujya muri ibyo byose ukarenda ugera muri FPR, ukarenda ugera mu myanya y'ubuyobozi, waguhagurukijwe n'iki? Niba icyaguhagurukije ari FPR inkotanyi na porogaramu zayo, nibyo bigize ubuzima. Kwihangana, kwigirira icyizere, kurusha no kuruta uwo muhanganye. Aka kantu ndagira ngo nkavuga, kurusha kuruta uwo muhanganye. Aho yaguhaye amazi ashyushye ukamuhereza amata y'ikivuguto, ukamuruta, ukabifura, kandi ukabimukorera atari uko ari mwiza, ariko wowe ubikora uri mwiza. Ikintu ubuzima n'impinduka. FPR ni umuryango, ni ishyaka. Abantu bazakomeza kwinjira no gusohoka, hazakomeza kugaragaramo indisipurine, abafite inyungu zabo n'iki byose, ko bazabyitwaramo barabizi.
ariko jyewe utari umunyapolitike ibyo bakora byose babikora uburyo bidateza umutekano muke uburyo njya ku rugamba icyo mbasaba yego ariko amasomo arimo iyo urebye ubuzima uko RPF yatangiye ikabyara RPA no kureba ukuntu yagiye itera imbere kugeza kuva ku rupfu rw'umuyobozi wayo wa mbere kugeza ku kuza kwa fande kuza ukageza muri leta z'inzubacyuho ukaza ukareba habaye ava mu gisirikare akaba umunyapolitike agatorwa akongera agatorwa ukareba ibyo tumaze kugeraho ukareba ni urugendo rumeze nk'urw'umuntu urugendo rw'umuntu rero rugizwe no kwihangana kugira intego no kwigirira icyizere icya gatatu kuba imfura ukagira abo uruta n'abo urusha kugira ako niko kanyuma kandi gakomeye kuri jye kugira abo uruta n'abo urusha basi umuntu nutabona icyo umurusha murusha ubupfura murushe ubunyangamugayo murusha ubumuntu murushe kugira uwo uruta kandi utabikoreye just kugira ngo umurute ahubwo ubikoreye kugira ngo ya neza yawe bwa buntu bwawe bwa bunyangamugayo bugire ubutumwa bumuhereza byibuze kugira ngo nitugira imana yisubireho ave ubuzima bw'ibuntu yego ndabashimiye murakoze mugana nanjye ndagushimiye cyane urakoze cyane